Okay, twongeye kubasuhuza abakunzi ba CB Entertainment. Ngira ngo mu minsi muri weekend yashize ntago twabashije kugenda dukora ibiganiro bigiye bitandukanye kubera gahunda zimwe nkeya zanjye n'izindi gahunda nkeya za Mireille. Niyo mpamvu tutagiye tuboneka, ariko ngira ngo twagarutse. Amakuru ni menshi. Mireille, bimeze bite? Ko nayo mfite gahunda nkeya zitari nyinshi. Okay. Gahunda za Mireille ntago mbizi niba zari nyinshi cyangwa niba zari nkeya. Mireille, bimeze bite? Bimeze neza. Ku mihanda ariko ngo Miss wa Belgique afite inkomoko mu Rwanda. Aha, none se nyine si umunyarwandakazi harya ubundi? Ntabwo ari umunyarwandakazi uzuye neza, ariko ni umumetisi. Ni umumetisi. Ako urabizi kuko iyo umuntu nyine afashe intuza hariya, agize ipeta hariya, aba ari uwacu. No wacu n'ubundi. No wacu. Mwiza. Ntabwo uzi n'aba Miss France harya kuko yari afite umubyeyi umwe yari umunyarwanda, undi ari uwahariye nyine. Ariko Sonia Rora si umwibuka se? Sonia Rora Nuriya sinzi uko namumenye. Sonia Rora ntabwo umuzi? Nabwo ngo Nuriya sinzi uko namumenye. Ntabwo ibintu bizajya bigenda gute? Bijya ahantu ureba ahantu ari abakobwa beza mwana. Uriya we yatumye niheba. Yatumye niheba se kubera iki? Kubera iki? Kwikomereza. Ibyo bintu reka mbyihorere. None se ngo ku muhanda se? Ku muhanda bimeze neza. Ibyo ku muhanda reka tube tubiretse, banza umbwira amakuru yawe. Iki cyumwe weekend yose guhera igihe duherukaniye. Ni kera? Weekend yari imeze neza, nararyamye ndasinzira. Wararyamye urasinzira? Nararyamye ndasinzira. Icyo wakoze ni ukuryama? Kuryama n'agasiporo gake. N'agasiporo gakeya? Gake ariko. Gake gashoboka koko. Kuri icyo udakora nyinshi? Gake gashoboka. Ko abakobwa muri ino minsi barimo barakora siporo kurusha abahungu? Kubera? Ntabwo mbizi, nabonye ariko bimeze. Oya, uwo singe rero. Ubwo wowe wasanga niba utari kuri siporo uri ku bintu by'amarejime. Regime y'iki? Hari abo usanga, ugasanga ntabwo nyine ibintu bya siporo bishoboye, ariko agahita avuga ati wongeye kuri regime. Akarya imboga mu gitondo, akongera kurya izindi mboga nimugoroba, ku manywa atariye. Heye, imboga? Imboga dodo. Noneho akenshi ugasanga ziranatogosheje, harimo n'umunyu gusa. Ibintu bibiye. Biri mu bintu ntashyira mu kanwa kanjye pe. Ntabwo wabishobora? Bagenzi bawe rwose, hari abo nzi rwose, ngewe nagiye mpura nabo nkababaza ukuntu byagenze. Ukabona nyine reba nk'ukuntu ungana. Hakaba nk'ukuntu dukubitana, noneho warabaye mutoya byahatari. Noneho hari ukuntu basigaye babigenza, agahita niyogoshesha. Wakubitana nawe ukabanza ukayoberwa, ni wa wundi nsanzwe nzi. Bikagucanga. Ayasha. Yewe n'igifu cyanjye turaziranye. Ibyo ntabwo ari ibyawe? Ntabwo ari ibyanjye. Sinzi igihe ibintu bibishye ngo kugira ngo nanuke. Hari igihe kigera ugasanga ifiriti yabaye nyinshi cyane. Nitubyuharega tuzambara amabu. Bitwaye iki? Oya, ariko ntabwo twakwirengagiza ko umubyibuho munini nawe utera ibibazo. Ntabwo ubizi se? Ceceka. Ariko nyine urabizi. Oya? Wirinze kubimenya? Akamahire nta n'umwe mfite munini. Okay, ntabwo uri munini cyane. Ako kugira ngo mfate regime nakora siporo. Aho kugira ufate regime wakora siporo? Ikibazo siporo nazo zikoze, ukeneye kunanuka n'undi gusa no gufata regime. Siporo yonyine ntiyakunanura. Siporo yonyine ntabwo ikunanura neza uko ubishaka. Ubwo rero umukobwa uri aha ngaha, ngenda imbere y'Abanyarwanda ko ntazatatira ifiriti uko byagenda kose. Indahiro urayirahiye pe?
ntabwo nzatatira ifi kandi ubwo ejo cyangwa ejo bundi nzajya kureba nsange nawe uri kurya dodo zitogosheje njye kahita avumira njye dodo ugasanga ahubwo nta n'umunyu wasizemo indi ubwo buriya ndi no mu bantu barya umunyu mwinshi yampaye ibintu byose bitera ibibazo ariko ibihe bibazo ubwo n'isukari ni nyinshi n'ibintu by'ifarini ni byinshi ubu KFC ibintu byaho ubirya nakubwiye ngo ngiye ibintu biryoshye nta nubwo KFC burya bagira ibiryoshye hari agahoteli hano mu Kiyovu kagira umuceri urimo inkoko umuceri urimo inkoko nuko batatwishyuye ngo tubamamarize biryo Mireille bireyo kangahe se wande uragira ngo mwumve ko ibiro biri kugenda bizamuka se oya ni kugira ngo numve umuntu uyigura niba hari ukuntu aba abikora kenshi cyangwa gake umuntu ubigura si umukuye hehe kandi urabona njye ntabasha kwigura ibiryo bijya mu nda yanjye ubwo ngubwo tubashije kumva yuko nta muntu ukugurira ari wowe ubyigurira ariko se we ntaba akenewe mu by'ukuri ugiye kuntamasa tuzimye kamera tugende uretse ariko niko wahamenye ute nahamenye nte uyu musore ra none se ku muhanda se ahantu hagaragara wenda mbwira ngo nabwiwe n'iki uwo muceri ninjye yo nsanga ariyo specialize yawe ariyo specialize umuceri n'inkoko bikoranye cyangwa hari ahantu bakoraga inkoko ngo bagashyiramo umuceri mo imbere bateka nyine umuceri uvanze n'inyama z'inkoko bisanzwe ariko biryoshye si ibyo ntabwo ari ibintu bisanzwe duteka tujyayo subirebe we wabasha kubiteka umuceri se guteka umuceri tureka ukongeramo iki ubwo waba wabigize ibintu bya danje ukabigira ipirawu si ipirawu yewe ko ndeka ndabikubwira ngo nkagutera ibibazo wanze kuzimya kamera ngo tubanze tujye ayaboretse ushaka kuyankuremo aka kanya n'ukwezi kutarashira aba uretse kugashira kuko tukareba uko biri bugende uravuze ngo kutarashira ngo sibi duhembe none bimeze bite se bimeze neza abahungu bameze bate abahe bahungu se kandi nta n'umwe se abahe nyine abahungu ni benshi abo duherutse uri kwibaza harimo Ruti Joel Niyo Bosco Niyo Bosco yakoze igitaramo cyiza kiryoshye kabisa yakoze igitaramo yari Tour du Rwanda akorana n'abandi nyine urabona ko hari music festival yabaga igihe amagare yari ari kuba bakajya gutaramira aho byasorejwe urabizi rero kuko amagare ejo bayasoreje convention after party yari nimugoroba mu Gisimenti ubwo hari hariyo Niyo Bosco Senderi Bushari Bwiza Kenisor ndetse na Dani Vumbi ndumva narahombye ko ahantu ntarahageze ejo warahombye cyane rwose sinzi ukuntu byari ariko se uburiri bwawe bwaba bwakwemereye bwashaje nari narwaye akantu k'akagripe wagahasa imiti nagahasa icyayi gishyushye na tangawizi icyayi gishyushye byonyine na tangawizi ibyo gusa ntabwo ko ndumva umuti wawe utagoye uhita ukiraze ejo rero twari turi muri icyo gitaramo cyagenze neza Niyo Bosco araza arakora Bwiza arakora ariko reka nkubwize ukuri twakomeza rero tukaganira twari turimo turavuga kuri Niyo Bosco ukuntu ejo yakoze performance imeze neza ku Gisimenti numvise ko yanyanze byarangiye ahubwo se uko utigeze namwereka ko wamukunze ubwo wongereyo se none ahubwo se wamenyera wa muntu yaramuzanye umuyaga abonye uburyo nawe wanyurayo n'umuyaga pe ariko none se ni ngombwa se ko yajya amuzana ahantu hose kuki yamutweretse niba adakeneye kujya amuzana
ni wamutweretse kugira udakomeza umukofonda anakurekeye ube wawe kukishakira ahandi urumva n'abandi bameze nkawe oya urumva ariko ntabwo yajya mujyana ahantu hose niwe oya rwose mwese hariya ni mu kazi ubu se wowe ufite umugabo mwajya mujyana mu kazi tugomba kujyana tukagera nayo ntidufatanye akazi erega abantu bakundana bararekezanya oya usuku nako kantu kaba kari romantike ako se reka twumvikana utuye Kacyiru umugabo wawe cyangwa se wowe ukora mu mujyi umugabo wawe akora mu mujyi ubu ngubu mbere yo kujya gutega imodoka akagenda akagera ku kazi mwajya mujyana mukajyana mugatega mukagera nayo ugagaruka tena none se ko de Ben atarasiga Pamela nzi ko yari yagiye mu ntuza muri igihe bajyaga muri Amerika wabonye hari abo bajyanye se bagikundana erega hari ahantu hasaba ibintu byinshi hasabaga visa ugiye kuvuga ko no mu gitaramo cya Mbonyi batajyanye ko batajyanye mu gitaramo cya Mbonyi iki icya gitaramo cya Mbonyi cyabaye hari wabonye yose yarakiri muri mu kajagari ko gutirura ibintu aho umuntu wakoze ubukwe vuba bafite utuntu ari gutirura none se ntago rega urumva niyo Bosco birana ibyo akora kara n'akazi ke Pamela ni umusitari uramponda se noga none se reka nkubwire Pamela yabaye Miss urumva iyi showbiz arayizi uko bigenda byose arabisobanura nundi nawe ayimenye rero niba adashaka gushyira ubuzima yemera ko bamwerekana gitume nayo ayimenya wenda ntashaka gushyira ubuzima bwe kuri public byararangiye kuko burya turaje tumustoking turaje tumenye n'imyenda akunda kwambara n'ahantu akunda gusohokera uravuze ngo nibitakureba urabireba ngiye kuba jihad wa kabiri jihad ni watubwira tumva mbabwire mada ati nyende ibindi banibitande bati kandi buryo iyo nagusuyema nitwaje kamera ko amaso yanjye arahagiye ngo mukuru dusafuriya mu nzira utuntu tutameze neza erega burya na politike ya leta iragira ngo ijisho rya mugenzi wawe ibyo bintu mu bikuraye byo kutubwira ngo mind your business oya ni ku kintu nyine gishobora kuba cyakugirira ikibazo kuki mutubwira ngo turabitureba byonyine ariko nibikureba wowe ubwawe ko ndi ijisho ryawe bigomba kuba nanjye bindeba nese wabirebye ntubivuge none se umuntu ubereyeho iki urumva iyo urebye ibintu byinshi ukabyibikamo bishobora gutuma udeprima ntago dukeneye kudeprima mutubabare tubibona tubivuga ntago warya ibanga ngo urimire reka ntago ibintu biraza kugenda bite urumva byanze uzacunge burya ikintu cyose turiye mu kanwa urumva tukakimira kikajya mu nda kigira aho gisohokera ubwo n'ijambo rero uritubwiye tukarimira rikagira aho ikintu cyose burya kirasohoka buri ibiryo ntibisohoke byakugiraho ingaruka ni nayo mpamvu nubika ibanga nshuti bizakugiraho ingaruka none se reka nkubaze Mireille ubu ntago wambera umunyamabanga ibanga wananiwe kwibikira se ndi kubikiye nkande wendura ubaye umubesto se una best abaki mu best friend umuki una mu besto ugira babirya bate umuhungu wirirwa ukubwira ibibazo bye ukamugira inama se arabizi neza ko bimbwiye nabyo nabivuga iki karara se buri kintu cyose kigomba kugusohokamo bijisho rya mugenzi wawe ariko noneho narumiwe pe ubu ngubu ntabanga nibyo ni ibintu byose nkubi byanjye byose nizere kuko niba uzi ko ari icyo wambwiye niba ngombwa ko nkivuga nzakivuga ubwo nuko utarabyibuka ubwo ntikiraba ngombwa ko nkivuga urumva ngiye yumbwiye ikintu mpita nanakibagirwa ariko iyo ngeze ahantu bakagikomozaho kuvuga umbwiye ngo uriya muntu ushaho arasuzugura ntari kumwe na wa muntu ntago ntabyibuka ntari n'ahantu wavuze wa muntu ariko ndi kumwe na wa muntu bakabivugaho ntabwo niye baba we kana karambwiye ngo urasuzugura mpita mbyibuka iyo ngezeho mbikoresha wabaye nka DJ Brian yaravuze ati ubwo ngubwo umbwiye inkuru ati mumbare ntimujye mumbwira ibyanyu rwose ati kuko hari igihe mba ndahantu ngatera story
zikanshirana ngahita nkomereza kuri ya cyane uswaye n'igihe ubura ikintu uvuga ukanyarukira mu mabanga ukavuga tu ukanavuga ze nyirayo wenda ushobora kunyarukirayo ariko wenda ntuvuge nyirayo. mutangarishe ko abantu nibagira amatsiko yo kukumenya we mbiki ibanga namaze kumena ibanga nawe nzakumena nkabivuga. Hayi ntago nari mbizi ngewe niko bimeze da. ndumva nari nzi kuko uri umuntu usanzwe nshobora kuganira n'izo ubu ngubu nje nkakugisha inama y'ikibazo mfite nose wabivuga wabwira abandi se ngo runakangishije inama. Numva nyine ngeze nk'ahantu biba ngombwa ko mvuga ko wangishije inama nabyo nabivuga. ndumva bitoroshye ahubwo se umugore wa Ndimbati nawe akaba yanyarutse ku imihanda yayigeze kabaye imihanda yanyereye ariko aje kurwanirira iki? aje kurwanirira ibye kabisa. Nduriya ni wewe we ubundi yavuze ati jewe ntabwo ibi bintu nabyemera ati ndaje mbanze mbwize abanyarwanda ukuri. barinda bafata umugabo bakamwitira kaga yindi yatungo sharira ari nyuma y'urugo. oya uwo mugabo wihahiye rya tungo rikunda amagufa kubi bakagiga inyama bakayiha amagufa. uriya mugore oye noneho ibaze kuko Firdaus yageze aravuga ati ngewe noneho nta nubwo nkwise rya tungo ati kuko rifite agaciro atungu ngiye gushaka irindi zina nzajya nkwita. urumva noneho nyine uriya mudamu wa Ndimbati yaje babaye pe yavuze ati ikintu cyambabaje cya mbere ati ngewe buriya kuva nyine urabona ko agifungurwa kuriya basubiranye bakagira gute bakongera bagasubirana. Firdaus akavuga ati ngewe ati ntihagire n'umuntu uzongera kuvuga ibi by'umugabo wanjye ati mumuveho. uriya mubyeyi yavuze ati ngewe biriya bintu byarambabaje pe ati kuko umuntu wagiye akamuharabika kuriya akagera n'aho ajya gufungwa ati ngewe ntabwo numvaga kuko agomba kugenda ngo bongere basubirane bafatane kuriya ati none tena dore ibindi bintu bivuyemo. biriya bintu ngo byamubabaje cyane ariko umugore yavuze ijambo ndaryumva ngo aho yagize iti tubireke yavuze ati ngewe rwose urumva ibyo bintu ntacyo nabibazizamo kuko n'ubundi ajya kugenda ntiyabimbwiye ati nimushaka bazasubirane kuko n'ubundi aho yaciye ntiyaca urwango. aravuga ati ntacyo bintwaye ariko ikintu cyamuzanye ni ukuvuga ati ririya jambo ryamubabaje kandi n'ibintu ari kubwira ngo abanyarwanda ababwira yuko Ndimbati adafasha abana biriya bintu ngo ntago ari byo ahubwo uko abibona yavuze kuko abona ari uko akeneye uko aza kuri social media abantu bakamugirira impuhwe bakamuha amafaranga kandi urabizi kuko ibyo bintu hano bikorwa umuntu akaza akiriza akavuza induru uti ndapfuye abantu ndapfuye muyame we nanjye ndapfuye niba yame wowe se reba utyo ko nta bitunguru mfite urashaka igitunguru ze ntabwo ukizi iyo uri kugikata nese nafata mikoro hehe nayifatira ari ku ruhande akajya yikata cyangwa afite nk'indi mu nkajya nkora ameze ngo cyangwa se umuntu tugakuraho kamera abanza ngagutera indimu yarangiza tukongera tugacana kamera. Nese byakwinjiza we biriya bintu uzajya kubaza wa mugabo ko byinjiza biriya bintu urabyizeye ko ari byo nuko uzashaka abagore barira kare niko kari akantu uri kumenya gakora oya amarira y'abagore oya Fazari wazana abagabo barira uratwika bikarangira nabyo bigutwitse yari bitwitse umuvandimwe urumva tugiye guhimba amarira y'abagore byatugiraho ingaruka. umuvandimwe rwose mu minsi yashize bari bamumereye nabi siwe warose abiteze ariko noneho nabonye mu gihe mushuti we yagarutse none ari kuvuga ibijyanye no gufata abagabo neza. Clara se akurira umugore aratwiga man ubundi ati rwose niwe waremeye iyi mihanda abandi barabeshya. iyi mihanda yayijeho neza cyane azi cyaje gukora uzi ko yaje pe ikiganiro akoze nakirege nabaga ntese ko kukarara
wadutwikiye kuko ibindi uje kutubwira uburyo abagore bazajya bafata abagabo. Ati rwose kiriya gikorwa cyo mu buriri kiba kigomba kugenda neza, ati nikitagenda neza rwose ntabwo ibyo bintu ntabwo urwo rugo ruzima. buriya ari guhereza umugabo message igira iti buriya rero umugabo nibitagenda neza bye bye. Harya wa mugabo n'umugore bajya bakora cya kiganiro cyabo bitwa bandera buryohe. Yaje kuba ni ukuvuga ngo hari Buryohe TV, mbona hari n'abandi benshi babikora ariko Buryohe TV ni uzwi. Ni ukuvuga ngo noneho yaje gukompeta na Buryohe TV. Urumva? Kara we nzisiga n'amarangi nkuri inyuma. Uri inyuma ya Karara se? Ntorajya ngo mujye imbere. Ubushobozi bwo kujya imbere ya Karara ntabwo mfite. Umuntu ufite experience ngana kuriya ariko nimugerga agomba kugira experience uruti yanjye kame kuko aranduta yarashatse arabyemerewe. Nova agomba kugira experience uruti yanjye ariko nkuri inyuma utwika ngeraho watwitse ncungera. Ubundi yageza rwose anavuga ati ni ikibazo cyo kuba wumva ahubwo ibyo bintu utari nabikeneye. Ati ni ukubera yuko ibyo bintu biba byakozwe mu buryo butari bwo. Urumva? Wonde kaka. Ati ni uko biba bitakozwe byandi abakobwa birirwa bigira cyangwa se ati njye ibyo bintu ntabwo mbigenderamo. Ati mba numva ntanabikeneye. Uriya se ariyo mpamvu. Saba rero ntandaro yo gutandukana kwa Ndimbati na Fridausi. Fridausi akaba ariyo mpamvu asigaye yirirwa ku musafa ngo nguriya kanaka ngo niyi ariko ubundi buriya umuntu muzima w'umukobwa ufite imyaka ingana nk'iyo afite arifata akihandagaza agatuka umugabo babyaranye ku karubanda abizi neza ko abana be bazabireba. Biriya bintu ngewe rero hari igihe ndebe ibintu nkabireba bikagira bari abana mwana nibo nyine ikibazo. Urumva bari n'abanyarwanda mwana. Ikintu kizavamo bariya no bari kubyara reba umukobwa w'Imuhanga. Imuhanga se yabaye iki kandi? Dore ya nkuru dore umukobwa yarifashe agira atya ajya gusura umuntu agezeyo nyine bigenda bitya karaba bakora iki? Abatoyeho bakora umuntu bakoze umuntu arangije ajya ku ishuri ari ababyeyi ntibabimenye animateri ntibabimenye ngo n'umukobwa ubwe ntabyo yamenye. Umukobwa ntabwo yabimenye. Hora wumva umukobwa utarabimenye ntabwo yamenye ko yakoze umuntu. Ntabwo yamenye ko yakoze umuntu. Urumva nyine papa we ni nka papa we ni nka Ndi mama akaba nka Fridausi. Urumva? Aya ntabwo ibyo bintu wabidefanda ngo mbyumve ngewe. Oyi none se uriya Fridausi n'abana be ubu ngubu ku bana be batarajya n'imyaka 5 yari yagera. Ntabwo yabigeza aka kanya. Aracyafata uyu munsi bari kumwe na Ndimbati bari kwa Ndimbati ejo bari kwa Fridausi. Cyo nicyo kizatuma umwana wahura n'ikibazo ari Ndimbati ntakimenye ari Fridausi ntakimenye cyamara kugaragara neza bakaba aribwo batangira kwitana ba mwana. Dore ubwo umukobwa arifashe asabye uruhushya ku ishuri bamuhaye umwana umuherekeza aragiye muri gare aricaye agiye gutega imodoka ngo ikintu umuntu ngo teko ati ubanza nkeneye kwiherera abagannyi bwa bwiherero rusange twese tubona ngo yinjiramo arasohoka atanga igiceri arangije aragenda abwira umwana wari umuherekeje ngo shango ngiyemo biranga mumperekeza arongera batanga igiceri ari babiri ntago biri confirmed ko noneho bongeye bagasohoka urumva igiceri gitanga usohotse umukobwa dore ababyeyi bajyaga batubwira ngo wewe ngushango hari abajyaga baza kuri social media tubwira ngo kubyara birababaza ngo igise kiraryana igise cyarananiwe kurya umwana w'imyaka 10 n'ingahe
umwana arifata ku myaka ye 10 n'ingahe yinyabya muri toilette arabyara. Uruvugisha ukuri se biriya bintu akose nibyo koko aribaruka byariye muri gare uretse gato muri toilette zo muri gare n'izindi mubyaje. Wumva umwana azi n'ubwenye urumva ngiye ntago namenya ngo babyara bate, ntabwo namenya ngo babigenza bate, ariko umwana utaruzi uko atwite yamenye uko babyara. Yabyaye nyakubyara nyine umva umwana ntiyarabizi ko atwite ariko kubyara byo yabimenye. Nose ngewe umbwira ko atamenye ko atwite gute yari amaze amezi 9 yose nyine. Nose icyambere iyo umaze ukwezi kwa mbere utajya mu mihango sugira ikibazo. Nose ukwezi kwa kabiri yo kugeze uhita wumva ko byahindutse abaye umuhungu hoye. None se ntago iyo urumva ntago nzi impamvu umwana avuga ko atarazi ko atwite. Urareba ya Grace yatubwiye ko atwite diabete. Ukwezi kwa mbere yagiye mu mihango n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu yajyaga mu mihango kandi andatwite. Seriye ya Grace niko yavuze. Rero ubwasanga n'uwo mwana yarayijyagamo ntago tubizi niba yarayijyagamo niba atarayijyagamo. Cyo umwana yatangaje nuko atarazi ko atwite gusa. Ari nyabya mu toilette ngo umwana yatangaje ugaracyari umwana cyangwa ni umubyeyi. Ubwo rero abo bana bo ababyeyi babo dore ni bandimbati Firidawusi. Noneho ikintu gitangaje nuko ushobora gusanga nk'uwo mwana afite ababyeyi bombi. Niyo yaba afite umwe ni ndangare. Ni ikibazo gikomeye pe. Ukuntu umwana ashobora gutwara inda akageza igihe cyo kubyara amezi 9 utarabona ko ari ikintu cyahindutse. Dore akava ku ishuri agasubirayo ukabibona neza kuko nta kibazo gihari. Dore hari umudamu nkunda na nafana aherutse kwihanukira kuri social media ye ku kinyamakuru cye aratubwira ngo ndangare bakobwa beza bibishwe. Urabyumva ubu se ko ari umubyeyi ababyeyi babyara abana nk'abari abo tugiye kubitikira. Ndangare bakobwa beza bibishwe. None tubonye ababyeyi umwana atwita amezi 9 akarinda arangira ubana n'umwana mu nzu utamenya ko umwana wawe atwite. Umwana akajya naho abyarira muri gare ngo ba cyakora cyuriye n'umusirikare. Uriya we rwose uriya mwana ahubwo n'umusirikare. Uriya mwana ni igitangaza. Jewe ntago numva ibyo bintu ukuntu bishoboka ku buryo bigeraho none se nta nubwo yumvaga aremerewe ku buryo yajya no kwa muganga. Nyine urumva ikibazo cya mbere kiba gihari. Ntabwo umubyeyi aganira n'umwana ku buryo umwana agera hatwara inda mama we ntabimenye. Nta biganiro nyine ntago ni mama we gusa ntago ari inshuti ye. Ubundi nicyo gisabwa umubyeyi akagombye kuba inshuti n'umwana wiwe. Noneho iyo bitameze gutyo nta biganiro umwana atinya gutungutsa iryo jambo abwira mama we wa mu mama utajya ubona n'umwanya wo kumuganiriza kuzajya kumubwira uti mfite ndatwite. Bikazamuka bikarenda bigera aho ngaho. Nese ntari kubona icyo ari gukorera nyine. Nyine ubu ngubu ngo umwana ari mu bitaro bya Kabgayi. Ubu kandi yagiye komaza ngo yonda ni yande. Nyuma amezi ibintu yakamaje kera, ibintu bakaganiriye kera, ubu ngubu n'ubu nyine agiye gutangira kubimubaza. Kandi ubu wasanga umugabo wateye uwo mwana w'umukobwa inda wasanga ari igisaza cy'imyaka nka 50. Dore hano hanze hari igihuha. Abandi njya ndeba. Hano hanze hari igihuha kivuga ngo abagabo bakuru barwaye bafite agakoko gatera sida. Ngo iyo babonanye n'utwana duto biragabanyuka. Ariko icyo cyaba ari igihuha cyo kabisa. Ugasanga birirwa bashakisha utwana. Gufata imiti si haje imiti igabanya ubukana bwa sida se base. Bumva ko bigabanyuka ari uko bafashe utwana duto. Abandi ngo barwaye ngo za rubaga impande ngo bagomba kwivurira mu twana duto. Urumva abantu bakuru bari kugira uruhare nubwo natwe tutiyoroheye twica
ahazaza hacu, ariko nukuri abantu bakuru bari kugira uruhare mu kudutiza umurindo kwica ahazaza hacu kandi aribo bakatubereye maso. gusa nawe bazagushuka Njyewe se bose turebye ubu banshukisha iki? ibyo bashukisha abandi. None se bazambwira ko nanjye abandi se ko bashukisha ngo biswi sha, ngo biswi ngo nahe ari ndi kumva bavuga ngo ni 1,500. ahubwo hari umukobwa wasirikiriye ku mawanya ngo rega ngo banguriye ngo shingo n'amandazi. ni ukuri hari ibintu nyine biba bibabaje nta kundi byagenda. ubwo nyine ino mihanda ibintu birimo ni ibyo ngibyo birimo biragenda bizenguruka. ubwo ari umudamu wa Ndimbati ngo uwo arimo aritangira ukuri, abantu bagende kureba rwose ndetse banarebe ku Gasarora, harya wa mukobwa umenye yitwa Gasaro. Ndumva niho yatanze icyo kiganiro avuga ukuntu byamubabaje ukuntu Ndimbati yasubiranye nawe, akongera akababazwa n'ukuntu Frida wese yamwitiye umugabo imbwa. none dore rero ibindi bintu bivuyemo ni ibyo ngibyo. Anyway, Bruce Melody yagarutse i Kigali. ngira ngo urabizi ko yari amaze iminsi muri Kenya. yari yaragiye ngira ngo twagiye tumubona ari mu ma interview, hari amaradiyo twagiye tumubonaho yagiye gukorayo ama interview, hari abasani bamwe bahari muri Tanzania bagiye bahura. ni muri Kenya nyine n'ubundi tuwarimo baragenda promoting umuziki we nk'ibisanzwe, ndetse agenda yihuza n'abandi bantu kugira arebe kuko hari ikintu cyavamo. ndetse hari n'umukobwa arimo aratubwira, umukobwa witwa Ndera, niba hari umukobwa yatubwiraga nawe bari bagiye gukorana indirimbo kuri kuwa 6 washize ari kuri live. ngira ngo mwanagenda kuri CB Entertainment iyo live mwayibona arimo aravuga ibyo bintu. ni ibyo ngibyo rero. ubu yagarutse hano i Kigali ameze neza. yagarukanye na Kizi nk'uko bari bajyanye, producer Kizi. gusa Kizi bari muri hariya nyine Bruce Melody yagerageje yaramuganirizaga ari kumutera injuga ati ariko buriya uramutse uje muri 155 hashye. Kizi aramubwira ati ibyo bintu rero ntago byavamo, kujya mujyana ariko agiye mu kiraka akagaruka akajya muri country. Bruce Melody nawe akigarukira muri 155 nk'ibisanzwe. dore hari umuntu wifasha yandika inkuru ku rukuta rwe rwa Instagram. aragira ati mbere Element akiri muri country record wasangaga top 10 y'indirimbo ariwe. ati none ubu reka ati ubu saravuga ko afite Jugumira yonyine ra. Jugumira si yonyine se ubundi hari. ni ukuvuga ngo kuva yajya muri 155 indirimbo zabaye nkeya, urumva. ariko si byo isa nyine, ni ukuvuga ngo yaragiye aba umuhanzi aba n'umuproducer. ubwo rero ibyo bintu byombi nago nyine ari ukuntu kimwe kibangamira ikindi. nanone nubwo turi ijisho rya bagenzi bacu tukaba turi kurengera buriya nizera ko Element afite ari kubona inyungu z'ibyo ari gukora. ubu ngubu wenda impamvu atari gusohoka top 10 hari ahandi hantu ari kwinjiza, kuko buryo hasohotse top 10 uretse kwishima ko yakoze indirimbo 10 zose zikaba zaje ku mwanya wa mbere, ariko buryo mu mifuko ushobora gusanga nta kiba kinjiye. Nese reka nkubwire ahandi hantu ari kwinjiza niba Element yinjiza amafaranga kuko yakoze indirimbo, akaba niba tuvuye tugeze mu kwa 2 mu kwa 3 ejo turaba tugeze mu kwa 3 indirimbo Jugumira siyo yonyine ihari. reba igihe yagire muri 155 ni indirimbo zingahe yakoze. urambwira ko Element ari kwinjiriza? none se wareba ugasanga nyiri 155 yakwemera guhemba umukozi utamwinjiriza? wenda cyakora hari ikintu nshobora gutekerezaho ngewe. nshobora gutekereza kuko amaze iminsi yibanze nko kuri album ya Bruce Melody. ibyo byo nshobora kubikeka kuko Bruce Melody yatubwiye ko agiye gushyira album ye hanze, kandi akaba hari indirimbo ziyo tutarabona. kandi umuntu umukorera indirimbo nubwo agenda cya hirya no kwa bakizi cyangwa se he, ariko ubusanzwe producer we ni Element. rero ubwo ndakeka kuko ashobora no kubiri mu mpamvu yajyanye producer Kizi, kuko Element ashobora kuba yarakiri gukora
kuri album ya Bruce Melody. Ibyo ngibyo rwose abantu bajya babyibazaho, ariko ngiyewe naje kugira ngo mbitekerezaho ndavuga nti ibyo byose ashobora kuba ari aho hantu nyine afokasingiye ibintu. Tukivuga kuri ibyo bintu rero by'imiziki, umuntu bita Jackie ngira ngo uramuzi, yasohoye umuzigo. Inde Jackie nawusohoye rero nanjye. Nawe se nawe urakora umuzigo gute? Ndaje mbatemo. Yanakoze indirimbo nziza pe, ifite video isa neza. Muri video yari yambaye iki? Muri video yari yambaye nyine nka Jackie, nka wa wundi tuzi. oya ariko yari yambaye nyine nk'abantu b'abasani, kugira ngo ndabona nk'iyo umuntu bita Shiba yagiye gukora indirimbo ukuntu isohoka imeze, urumva urabona naravuze ngo Jackie agiye kuba Shiba wo mu Rwanda. Nyine urabona abantu hari indirimbo zisohoka amaklipa abakoze harimo nyine n'akantu ko gutwika karimo tu, urumva nyine indirimbo ya Jackie nayo irimo kandi imeze neza, kandi nta nubwo imeze nka za ndirimbo za Dore Imbogo. Dore reka nkore ukuntu abantu bari kunsesereza. Dore nicaye mu rugo ngiye kumva numva ngo haje umuhanzi witwa ngo Dore Imbogo. Oya yitwa Vava. Dore Imbogo ni umuzigo we wamenye. Dore yasohoye indirimbo ati Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impara. Dore Imbogo wabaye umuzigo wa danje. Iyi ndirimbo iragenda irazamuka nkanuye. Soyire abaguri kumuseka. Anturukane mu cyaro diri n'Ikigali. Pa nze nkagufatana uri umunyakigali. Inka ngo zimaze kuba nyinshi ubu ngo bamaze gukura muri ibyo bintu. Wicaye hehe? Mu rugo. Uri kumuseka. Ntabidateye kabiri ngiye kubona mbona haje witwa Joyeuse. Aza yikinze mu gicucucu cya Juno. Umuzigo wa mbere barawukubise. Arangije ahita akubita umuzigo wa mbere. Ejo bundi harya ntago nabonye undi muzigo, ntago ari uwera. Bidate oya uretse gato nyuma y'indirimbo ya mbere. Yarabanje asohokana na Juno. Mireille, twari turi kuvuga kuri Joyeuse ukuntu yaje kakagufatana. Uri aho ngaho tuje. Dore yaraje undi arapostinga kuri TikTok kandi nyirirwaho ati nshaka Juno. Juno baramufasha barabanje bari amafoto, baragiye bari ibiryo ndaho. Aha banasohoke ahantu hameze neza cyane, urumva bidateka biri umukobwa bitekereje hatubuka ikintu ntago nakibyaza umusaruro. Harya ubundi kunzwi abasohoye umuzigo w'indirimbo. Si yawusohoye? Ndi kwibaza ubu nanjye ntago ndamenya kuririmba. Indirimbo bigiye hanze barayicuranze. Indirimbo umukobwa barakamfatanya agiye mu mujyi ntihari kwamakuza. Baba bamwambitse nk'ababandi bita ngo abaki ko abasirey queen arazireying abarambaye kubiseho wigin tuti uriya ni Joyeuse cyangwa nagariwe abakoze cana uri hari uri kumurebera mpari nkanuye uku nyuma ya cana bazanye undi burya yaje kuzana undi mukobwa ngo nayo ngo umukozi wo mu rugo. Abakobwa bajyaho batuturi beza nkanuye uri kumurarebera. Amafaranga ubu bari kuyarya uri aho ngaho. Babaje Joyeuse dore bayimbarije kwa Firidausi. Se Joyeuse wageze mu ishuri umukobwa ati nari kandagiyemo. Sagarukiye mu bakanga ati reka nari kandagiyemo ngiye kuvoma. Nibuka ko nyene nari kandagiyemo nkana. Nibuka ko nyene nari kandagiyemo nkica nkanahatinda. Ukamara imyaka runaka. Nkanuye. Kandi we yahaciye agiye kuvoma. Yahicira agiye kuvoma. Nkanuye. Biratinda bishyira kera. Abakubise undi muzigo wa kabiri hanze. Joyeuse ntakamfatanye. Ubu ngo wameze neza cyane rwose. Jackie nawe abaraje. Singura yaje. Jackie yaje duseka Instagram y'uyu mukobwa wa posting ubusa. Mwamuciye amazi mwese. Gasuku dore ne wamuzanye bwa mbere. Gasuku barahinza arazanye ako Gasuku nabazazana n'ibitaza. Zatuzanira byinshi. Gasuku barahageze. Biratinda abageze ku Gasaro. Ku Gasaro avayo. Abagiye kuri X-Large. X-Large yageze aho aba nk'umukisi nk'umwana mu rugo. Ngaho bakoze pranka ngo yakirijwe. Ngaho bakoze pranka zimeze gute? Ariko mwebwe
mwabonaga Jackie yakijijwe mutegereje ko Satani azakira agakiza Yesu Kristo ataramanuka ngo aze mu isi. ariko hari ahantu muri Bibiliya handitse ngo mwitonde za maraya zitazabatanga ubwami bw'ijuru. Ubwo nyine wasaketse n'ubwami bw'ijuru bwaragenewe nka bariya. Ntabwo ari bariya ariko uzakizwa naho yakizwa agahita akizwa agakomerezaho cyangwa se bikagenda gute Imana ariko Imana yo ibabarira nyine bitameze nk'abantu. Umuntu yakubabariye asigara abyibuka, asigara ari kuvuga atari kuko buriya ibabariye. Ubwo urumva rero Jaka barazamutse no kwa yaca no yabaruki kwa ba Kadafe nuko abaguye kwa Kadafe ari kumwe na wa muhukobwa nkoni uriya nawe nabuze icyo mwita mana ngo yige uriya we mwihore aratwitse nkanuye umwana w'Igisenyi abaragiye kwa Bagti kuri Big Town TV. Si umwana wo ku Gisenyi aturutse mu ntara Kigali. Umwana arajya ati papa na mama simbazi ntibanyitaho bambereye inki zazindi Fidausi iri wavuga. Ngenda aho ndicaye ngo ndi guhamagara mama. None asohoye indirimbo arakamfatanye hanuye ndaho. Ubwo rero mumvugire kwa boss nanjye ampibikorera. Kabaye banzu twika abantu babibona. Ubuzi imizigo mise uzi imirongo isimanuka mu mutwe wowe. Gute se mugomba gutwika nkasigaranye? Never. Kareka. Okay. Reka turebe. Fidausi yaraje atubwira ubuzima bwe. Arabaratwitse. Cyane birazamutse. Turi kumureba nubwo ibyarimo ariko ari kubikora. Karara baraje ati ndabizi ndabivuga ati karabaye turarebye. Haza umuntu bita Joyeuse ati ndamukeneye umuntu bita Juna hangaha. Juna avuga ati waba unkeneye ukambura nkande none wowe inkuru yawe ni iyihe? Tubwire. Se ndakenera nde badi ninde kanze byuze ngiye nkenere yago se nawe uri muri ba bakobwa. Oye ahubwo ntuzi yamaze kumuntwara. Ntumva ntago uri muri ba bakobwa abahese babandi bayago babatisamo none se nyine ntabwo urimo urumva ntabwo shaka inkuru yawe. Uravuze ngo ninshaka inkuru none ndaje mpimbi inkuru ituma nzana Mariya. Aya tubwiza ukuri. Iyihe byagenze gute? Dore naravutse mu rugo barandera bampa igikoma n'ibiryo ndakuranganya uko ntaratwika niri na rimwe. Taratwika niri habe. Okay, ibyo bintu rero ni ibintu bisanzwe ubundi iyo mu buzima busanzwe iyo imbwa yari y'umuntu ntabwo ari inkuru. Ariko umuntu iyo yari imbwa ni inkuru. Ese ukuri kutubwira ko imbwa yari y'umuntu urumva ibyo bintu bisanzwe atari ibintu bisanzwe. Ubungubu se biransabikira duha ikintu duheraho tugukurikirana. Aho urumva niba ari uko n'abandi bose nuko bimeze shaka ikintu gitandukanye gituma munkurikirana uzu bitubwire. Dore rero ndakibonye iki ndagana ndera kanze ndahamagarana ngiye ubu ngiye kuba umuhost. Ugiye kuba umuhost? Ahubwo munshake nimero za Xinda. Reka turebe kuba umuhost. Ubusanzwe abahosta n'abantu abahosta n'abantu nyine baba basanzwe ari abastari. Akenshi baba ari aba influencer kuko dukunda kugira abahosta b'abakobwa ariko n'abahungu barahari. Fata urugero nka Kamaro. Reka nkubwire. Kamaro ara hosting subizi. Host w'umuhungu ntatandukanye na Mr Rwanda. Oya biratandukanye. Kubera ko umva nkubwire nukuvuga ngo hariya bariya abantu bakenera aba host
dusipoze wenda ni hoteli cyangwa se ni akabari, ikintu baba bakeneye wa muntu uzwi abantu bakaza bamukurikiye. Urumva nuhamagara Senador si umusitari hano mu Rwanda se arazwi, Muyango ni Miss si tubizi se, harimo n'abandi benshi abagiye bakina amafilime ugasanga nawe ari guhostinga hano ku abantu bamuzi muri za filime bakagenda bamukurikiye. Urumva nose Kamaro uzi ukuntu ari umusitari uriya, Kamaro yakoze ku Nyarwanda, Kamaro uriya ni umusitari. Kandi noneho uretse n'ibyo ngibyo ahantu hose hari ahantu Kamaro yajya gukora interview abantu bakavuga ngo ntibamuzi. Skyto ubu ntabwo umuzi. None se ngira ngo Skyto yagiye guhostinga ahantu yabura abantu. Ni ukuvuga ngo abahosta ko muri abahosti baratubeshya. Batubeshya gute se? Batira imyenda, iriya myenda ngo ntabwo ari iyabo, ko baranayikopesha. ariko ngiye hari ahantu nabumva. Ese se hari ahantu wabumva buriya? Uravuze ngo ubwo na Skyto hari ukuntu nawe nyine Skyto ariko acuruza imyenda we. ubwo nyine tugura iyo yambaye se birumvikana. None se ubundi reka nkubwire ko ziriya nzu ziba z'imideri akenshi baba badoda imyenda, ako hari n'imyenda bakodesha. Uragenda wowe ugakodesha yo mwenda ukawambara kuri uwo munsi, warangiza ukaza kuwugarura. Ahubwo none se ibyo byo none se Skyto akodesha imyenda cyacuruza imyenda? Skyto we ntabwo ndamenya niba azana mu yacuruza cyangwa niba arimo yakodesha. Mu minsi yashize mu Rwanda habaye agatangaza, cyuta agatangaza kamwe cyane ariko umva ngo Senador yarashwanye nande bambaho bakobwa Teta Nice barabimubwira, aranje Teta Nice ati nkaba Clara wa kabiri. Ura Teta Nice niwe yabaye Clara wa kabiri cya Clara niwe yabaye Teta Nice. Icyo nakubwira umwe yabaye undi nuko Clara ashobora kuba yaraje nyuma yabo. Umwe yabaye undi. Araza ati nkamena amabanga, warambwiye ngo duhita tumenya ko burya muri ka kazi ukuri kose hanze nta nibanga. Umuceri barawumennye ngo bashashe iki? Umuceri barawumennye. Biriya bintu koko byaba ari abamodo. Nese biriya bintu babifashe nk'ukuri cyangwa hari wabeshyiraga undi? Ariko njye ndinde ko kutumva ibyo bambwiye. Ngomba kumva ibyo bambwiye. Narabyemeye ko Xinda yateranyije Muyango kwa Teta Nice, nubwo ntazi icyo Teta Nice ari bumarire Muyango. Narabyemeye ko Xinda atira imyenda, yananiwe no kwishura amafagitire y'abandi. Gutira orega nta mustar udakodesha imyenda. Ntabwo ese ndavuga gutira ukumva gukodesha. Nese araza gatira mugenzi wese. Bavuze gutira ntabwo bavuze gukodesha. Kuki bavuga ikintu ukumva ikindi? Gutira no gukodesha. Nose iyo wagiye ukishyura amafaranga muri shop bakaguha imyenda ukambara ntabwo watiriye. Wakodesheje ntabwo watiye. Noneho we aravuga nk'uko naza nkagutira. Aravuga ati mani mvaza, hari ahantu mfite akaraka pembeni ngiye guhostinga. Ukamuvaza. Nuse si bakora amafaranga barakobwa n'ukubera icyaha gikutira. Urumva? Bare bakobwa ibintu bakora ni nabyo babanjije kuba aba influencer. Urumva? None ubuzima bwabo twebwe abantu tubutekereza ukundi kuntu. Nabo rero bafite akazi ko kudukonfaminga ko uko tubutekereza ariko buri. Ku buryo niba nabonye Xinda yambaye ikanzu piripiri, hagacamo nk'ibyumweru bitatu akazongera akayambara wenda kuri kuri The Wave, nzabona ko nta myenda agira, nzamuseka nyine akishyiramo utuntu twinshi nzatekereza, kandi wenda wasanga nta n'umwanya mfite wo kubitekereza. Yarangiza agahitamo kugenda. Ntiwavuga kuko buriya uko nyine n'abasitari
agahitamo kugenda akagana wa mukobwa uri ahantu tutazi utari umuhost kandi n'umuinfluencer akaba atajya banajyana ku buryo abantu bazabona ko wambara imyenda isa urabona hari ukuntu umuhost aba ni inshuti yawe mukajya mujyana ahantu yagiye gukorera warangiza wamara kugerayo abantu bakababonana we rero akanyaruka agatira wa wundi akakabara ati ba ubundi akajyana abantu ati tugende tugiye kurya ndishyura agahaguruka atishyuye agaca akagenda abantu akabacika se tetana isi yarabivuze ariko ibyo bintu yabikora kandi ko nyine natinze kubivuga kuranye nzize gutinda nese ibyo bintu yabikora kangahe nyine impamvu atabikora kangahe nuko yabikoze tetatika buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo kubika ibanga biravuna nese kangubaza Muyango ko n'inshuti yabo ko ntabyo yigezeho Muyango we ejo wundi yaranaje mu kiganiro babimubazaho urumva aravuga ati rero ibyo byo kuvuga ngo umwe yamunteranyijeho ngo nundi ngo amunteranyaho ati ngewe ndega ntabwo byashoboka erega hari ikintu mwe mutamenya Mukakimenyi ni umunyamahoro hanyuma y'abandi bose bariya ni babandi ba Mukakimenyi ni wa muntu ushobora gukandagira ntakubwire ngo uri kunkandagira ntakubwira ngo ikenge cyawe kiri hejuru y'icyange aho mufite ideni ngo akakubwira amafaranga yawe yivanze n'ayanjye bakora ngo none sumva ngo ko ya mafaranga yawe yivanze n'ayanjye ngo waba yatandukanyije ntakubwire ngo nyishyura yanjye abo nibo ba Mukakimenyi mu by'ukuri kuba aba host nta kosa ku kazi gafite ntaryo kuko wakorera amafaranga ugatunga umuryango wawe cyangwa se ukikemurira n'ibibazo byawe wowe ubwawe ariko abari kugakora bari kukambika isura mbi iri gutuma nta n'ababyeyi bazatuma abana babo baba host niya barifashe bakajya hanze bagasubiranamo ngo umugabo ngo kanaka yatwaye abagabo bakanaka ngo urumva hari umubyeyi uzemera buri mwana we gukora akazi nkako ako rero Muyango se ko najya mubona muri ibyo bintu rega ntago Muyango ari umuhost wenyine okay Muyango aradefinisa umuhost mwiza uko yakabaye yitwara ako Muyango rega ni umumisi turamuzi twese kuko tuzi na Kimenyi kuko kuva afite n'umugabo w'umusitari niyo mpamvu ahita aza hejuru y'abandi ba host ariko nyine umva byanze bikunze hagira na personality y'umuntu cyakoze ibyo ngibyo personality ya Muyango imwemera kuba yaba n'umuseriveri kandi ukamwubahira ubuseriveri mu gihe abandi bavuga ngo abaseriveri ngo birirwa bakanda amabuno yahindutse ngo inyanya ngo avoka nyine ngo ba abantu bakuru cyane birirwa bakandakanda ndabizi oya na Muyango se ntabwo ubizi ukuntu bamwataka kuva bamwatatse mbere atarashinga urugo abana ariko uzakifunga nyuma y'urugo n'ubundi baramwataka mu byo bamwatatsemo nta murugeze yataka Muyango amubwira ngo watwaye umugabo wa kanaka oya ntawe nta murugeze yataka Muyango amubwira ngo wikopeshe ntiwishyura nta murugeze yataka Muyango amubwira ngo wakoze iki kibi bamwataka bavuga uratwite utwite inda ya Kimenyi ntabwo yeza bavuga ngo utwite inda ya kamarade bavuze ya Kimenyi iby'ideni rega ibintu by'amadeni burangiye ntabwo mbikonta kugira ideni umuntu wese yagira ideni erega abanza urebe ishusho baba baratweretse nyine urumva ariko nta muntu utageraho ngo ahubwo nuko baba bagishaka gukomeza kutwereka muri iyo ko ari urumva izi social media nayo mpamvu hari ahantu bavuze ngo 25% by'abanyarwanda baradepri bafite agahinda gakabije kandi abenshi ni urubyiruko uzabona agahinda gakabije ahantu bari kugakura ntabwo ari urubyiruko gusa nta bavuze abenshi badeprimye n'urubyiruko urubyiruko ari rwo rwinshi n'ubundi uzana biri kuva ngo ni social media se ngenda afata telefone yanjye ndebe teta nice kuwa mbere arasohokera urumva kuwa kabiri ajya ibyaha umwenda yambaye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nzongera kumubonamo ku ya mbere z'ukwa karindwi
urumva mu gitondo nabyuka nkorera morning routine mvuge ntiburi impamvu ari mwiza mu maso nibira ibintu byose yisiga sibyo nkazo ubundi sibyo hanyuma kuko nta bushobozi mfite bwo kubigura ntange ntekereza aho ngomba kubikura icyo ni kiri ko kiba ari ikibazo cyawe ntago ari we rero wagushoyemo nyine ndi kuguhereza impamvu zo kudeprima izo mpamvu rero mbese mbigize ngo teta nice yashoye nishoye kubw'ibyo nabonye kandi nshaka ushaka kugeramo hanyuma twe tukabafata nk'abantu b'ibitangaza none se kera wajyaga wumva hano umuntu usohoka ngo kubwira ngo nari iki oya na byantu bateretanaga nakubazaga bebe wari iki nari ibiryo sibyo okay wenda ako teta nice hago biri ngombwa kumubaza ngo wari iki no nyine nuko ariko yashatse gukora iyo vlog mu gitondo cya karabyuka tubwira ngo ubu ngubu ngiye gufata smoothie saa sita ngo ngiye kodaringa aha aho bose bazi guteka nijoro ngiye kodaringa aha nagiye kurya amanyama aha ubwo buzima bwe rero hakaba hari umukobwa ukeneye kubamo nkabwo kandi mu by'ukuri buriya ni ubuzima yashepinze ashyira ku mbuga nkoranyambaga akeneye gucururizaho niyo mpamvu nababwiye ngo ubuzima abantu batuzanira nibyo batwereka nibyo bakeneye ko tumenya nibyo nyine nose urumva niyo abantu bakeneye ko tubona ariko urumva wenda tuvuge we ni n'umusitari wenda ashobora kuba icyambere afite iyo YouTube channel amwishyura ara hosting abona amafaranga kuko abakora baramwishyura ntabwo hosting ntaga hosting ni umushuti w'aba host niki kindi akora Teta nice aracuruza afite amapackage afite utuntu twinshi akora urumva nyine niba afite utuntu twinshi akora ibyo bintu akora birabimwe akaba n'umu content creator ibyo byose biramwishyura urumva none wowe utekereze kujya kubikora nta kintu na kimwe kikwishyura kandi we yabikoze kugira nyine ibyo ngibyo kuba yakomandinga ibyo mu by'ukuri n'ubwo abikora ntabwo ubuzima bwe bwose ahora yodaringa Teta nice afite indi party twe tutazi Teta nice afite ya party ibyuka ifite ubutuna urumva ntago arega abantu bose babyuka n'ubutuna afite ya party ibyuka urabona umuntu ubyutse mu maso aho hafite ukuntu hameze iyo ntago yigeze kuri kamera ngo ayitwereke hari Teta nice wakenye uri kurya umuceri n'ibishyimbo ntago yigeze ngo mutwereke urumva kandi yatwemereye kutwereka ubuzima bwe bwose hanze aho niho batubeshyera rega baratubwira aba content creator baratubwira ngo nge ubuzima bwanjye bwose mbushyira hanze wiki yose urumva yarangiza akakwereka cya cyumweru kwa mbere ari burya inkoko kwa kabiri akarya ifi kwa gatatu inka kwa kane ihene kwa gatanu urukwavu gutyo ku cyumweru agasohokera aha gutyo urumva we mu mutwe wawe tuvuga atari ko mana koko umpora iki gituma abandi bana babayeho kuri hakaba n'igihe umurebye ukavuga ati ni mwiza ariko nanjye ndi mwiza kuki utama nk'ibyo ubaha abandi bantu kandi mu by'ukuri Teta nice afite igice cye afite igice cyiwe akajyana noneho kandi wongere wibuke akajyana n'icyo atwereka rero badufashe batubwire ngo uyu ni Teta nice nanditse buriya n'uwaba yaranditse nanditse nakeneye kuba hari undi ntabahaye bizorohereza abandi bana batoya kwakira ko ubu wasanga hari nk'akana k'imyaka 16 urabona umwana w'imyaka 16 aba arukuna nyine wabona ibintu byose akumva biri bushoboke gafite inzozi zo kubaho muri buriya buzima batwereka kandi mu by'ukuri nta muntu ubayeho muri buriya buzima ntawe ariko reka njye nkubwire ni ukuvuga ngo byonyine n'ibyo bintu ababereka ubwabyo iriya YouTube channel iramwishyura iriya YouTube channel ntabwo amafaranga imwishyura yayakoresha icyumweru none se kankubaze urebye iriya channel ye ku nani yakoze imwe bifite views zingahe nakubwiye ngo bifite abantu wenda bageze mu bihumbi tubari nk'icumi sibyo 10 urumva abantu babonye ibyo bintu
wongere utekereze ko ari buvuge ahantu agiye gukomandinga. Ibyo bintu urabyumva? ibintu ari buvuge ko agiye gukomandingayo birasa neza. Reka nkubwire impamvu uri kubitekereza gutyo. Nge ndimo ndabaramo. Urakuze mu mutwe. Urumva umwana w'imyaka 16 atari bubashe gutekereza ko kuko yahavuze wenda ashobora kuba bimuhereye ubuntu. Akaba wenda ashobora kuba ari kubamamariza. Urumva nyine umwana w'imyaka 16 atari ubitekereze. None se uya nge ntabwo ibintu ndashaka ukura akure nyine nkuko mind imeze. Ndega ntabwo tukiri muri cya gihe cya kera. Ntabwo tubonaga ibintu ukabona uko bimeze. Kuvuga muri iki gihe Mireille, twakomeje rero turi kuvuga kuri teta. Turi kuvuga teta niwe harya ukora biriya bintu. Turimo turavuga ukuntu biriya bintu ashobora. Nge ndimo ndashaka kukumvisha ukuntu biriya bintu ashobora kuba ari ibintu nyine ari iriya chano imwishyura ndetse n'abari abantu akaba bamamariza. Nawe nakubwiye ngo erega nta ikintu utari kumva nyine tukuburanira. Urumva dukeneye umuryango nyarwanda mwiza. Yego. Ahazaza. Kugira ngo umuryango nyarwanda ube mwiza nuko mbigira umutwaro ukabigira umutwaro n'undi muntu wacu akagira umutwaro. Birumvikana. Yego. Bivuze ngo nje ninjya gukora ikintu. Nyuma kuvuga ngo I'm very sure ko ungana nanjye nabibona ntacyo biro bitwaye. Unduta ntacyo bitwaye ndetse n'uri hasi ntacyo bitwaye. Ugiye byakabaye byiza ugiye kwa proding ikintu ntse ugatekereza ngo ngewe ku cya proding nkanjye ntacyo bintwaye ku muntu ungana nkanjye numa mvuga ibintu numva ari normal urumva ariko cyangwa se aranatekereza ati kuba ndi kujya wenda inyama z'inka swa kudakuza inyama z'umutuku ngo zitera indwara ndi kujya inyama z'inka uyu munsi asha umuntu ungana nanjye yatekereza ko ari n'ikindi genge n'imboga akawunga iki urumva akuntu kuri kwimana umwana w'imyaka 15 n'itandatu ntumve ko ari bwo icyo kintu nukuvuga kuko namweretse ko mpora n'inyama zomba ko mpora n'inyama ahita agira inzozi zo gukura nawe arya hanyuma kuko ntanamweretse ngo mbwiye ngo burya ndumukanishi urumva azumva ko n'inyama ariko ntazumva ko hari imbaraga biba byansabye kugira ngo zanyama zibone urumva hanyuma tugakomeza tukaba tuzi ko abenshi aba content creator nibo bavamo aba host tubona wagira aho wagiye guhostingira nyine akazi uri gukora ukakambika isura mbi urana ababyeyi ba kera bari bazi ko umukobwa wa server mu kabari ari ikirara aho kuri ubu ntabwo ari ko bakibyumva asigaye bafata nkaho kubura umuserver mu kabari ari akazi nk'akandi nibangahe ibyo bintu babyumva ubu ngubu ho oya gusa barobanura utubari ati kandi kanda kagira gutya niko kandi kameze usanga hari akatagira nk'amategeko agenga abakozi ibintu nk'ibyo aho gasanga byibuze niba bari 80% bangira abana babo gukora ako kazi ubu ngubu wenda bakaba bamaze kuba 50% babyanga urumva ko hari ababohokeye ka kazi mu by'ukuri ubu host butangira ubundi tujya kubimenye ko bihari tujya kubimenyera ibintu byo guhostinga twabimenye kuri muyango buryo oya niho bisa nk'ibyamenyekanye cyane mu bakobwa abenshi nyine nibo bagiye babimenya niho byamenyekanye none se ari muyango na Shadibu waje mbere ninde ni Shadibu mvuze igihe byamenyekaniye cyane wenda wakongeraho cyane kuko n'ubusanzwe Shadibu yarahostingaga ubundi kandi mutubari ariko nyine byamenyekanye cyane kuri muyango kubera kuko hari nk'abantu batakurikiranaga showbiz ba mu by'urubuga rw'imikino icyo gihe akijya kubana na kimenyi none n'abandi batari babizi nabo bahise babimenya bahita bavuga ati uyu muntu akora ibintu byo guhostinga bahita guhostinga ni ibiki barabisobanukirwa no yari yanabihaye isura nziza pe mu by'ukuri ghostinga muri bureke umwana akajya kubikora sibyo ariko nabwo rero kuko abaguzi ko byari bigoranye kumva ko ari umuntu wagiye mu kazi k'ijoro ariko at least akiri muyango icyo gihe ndumva byamamaye cyane ari muyango
na Shenador. ahubwo ba Sherina Doro na ndumva ari cyo gihe Ariko se buriya hari Teta. umukobwa utari Teta se oya hari umukobwa wigeze nawe kubaho ibintu by'ubuhost mo gato yitwaga Strawberry. aka Strawberry uriya n'uwejo Strawberry Eh. urumva uriya mudamu ubana na Kamili na Ntuza Urumva ubusinzi aho ageze amakuru ya Strawberry nayo muheruka muri 2019. Strawberry Icyo gihe yarahanka yasaga nk'uhanganye na Shadibu kuntu. ako burya kuki mwatekerezaga ko hanganye na Shadibu nta naho byari bihure nta n'icya kabiri Ntaho byari urumva bariya babaga ari abana bari kuza bakajya kuvuga ngo ntago bazi Shadibu. Shadibu yari umuntu uzwi w'umusitari warangiza ukaza ukavuga ngo Shadibu ntumuzi. Icyo gihe none se kiriya gihe Strawberry yakoraga iki? Reka nkwereka ku kazi kabo nyine. Urumva ko at least kuri Muyango ugiye kureba umuhost ukareba Muyango wavuga ataka nakazi sibyo? Urebye kuri Muyango wenda nugera kuri Xinda bifasha akajya gutongana bakamena ibyo bita ngo ni umuceri barawunyanyagije we uhite wihuta ugiye kuri mama wabyo Shadibu. Niba ari akazi koko nuwo kujya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ngo ijwi imenya ryaramucitse ngo amafaranga yo kwishyura inzu. Niba ari akazi koko tubona ko ibiciro bimeze kuriya umukobwa wambara amahene y'ibihumbi 100 ikanzu y'ibihumbi 100 telefone ya miliyoni zingahe yakabaye afite inzu. ako karakana nako kabaye ikibazo. Urumva ukuntu akazi k'ubuhost bagasebeje karakana rwose urumva karakana rwose Shadibu twari tuzi ko ari umuntu umeze neza ufitaye kabisa kuko ubaze igihe yamaze ari hejuru ntago twakeka ko umuntu bita Teta byari bimeze kuriya kabisa. nawe uhita undeba ikintu abahost badukoreye kandi wasanga ngiye buriya nawe mfite inzozi zo kuzabwira mama kereka nkibera umuhost ako buri ibintu Xinda na Teta bankoreye. Teta Sandra ubundi dore uyu nguyu niwe wavuga ko ari we muhost kabisa. Ninka wavuga ko ari nawe wabizanye aha ngaha mu Rwanda. Okay wenda abandi barabikoraga atari ibintu uriya wahoze ari umugore wa radio wande nundi si yasubiyeyo nubundi nabyo akora Uganda ndumva ari byo akora ariko mu Rwanda Uganda aho byateye imbere. Uganda sinzi ukuntu imeze hari amafaranga. Uganda hari amafaranga menshi kurusha aha ngaha. Ndabona byibuze ariho bari kubyambika isura nziza ndajya kubikorera i Bugande arajya kubikorera i Bugande. Okay rero kugira ngo ube umuhosta urabanza ube umusitari. Ako se uraribwa se umusitari mu influencer cyangwa se ubikindi kintu ariko ku buryano bakumenye kuko urumva nyambyuka mu gitondo nkiva mu buriri hello guys get ready with me niba ari cyo kizakugira umusitari. Yezo vlog sizanjye ushobora kutavloginga ugakora n'ibindi. Shadibu se yabyukaga akora iki? Shadibu yabyukaga yibyinira azunguza ikibuno. Nawe trekkinga rero kiriho se sha nta nikiriho ntago cyagiye he warakicariye nkora nkicariye urumva cyashizeho. Okay bajya bavuga ngo iyo umuntu ari guhakana ibintu niho biba biri. Abantu bagerageza baze gucunga social media zawe. Ubwo rero ariko rero ntago twabura kubwira abantu kuko Xinda yabyaye mwana. Yaribarutse muri weekend ishize kuwa kangahe kuwa gatanu. Niyonge ko ngo ntago bakivuga ngo basubire nta maho ngo hasigaye haba yamaho. Umuntu utarabonye yamaho ni cya gitangaza cyane. Cyonyine. Cyo gitangaza. Uriya mukobwa wanjye wagize ati cyakabigira cyati. Buriya se. Urabura ariko wambwira ko nta maho yabonye kandi ntayo. Nese ni gute wambwira ko ari ntayo kandi yarabyariye muri gare. Hari n'ahantu ho kubyarira se. Urumva nuko atarabizi nka kwa kundi ugira kiserera ukitura hasi mu nzira. Ntago ibyo bintu ntago babifata gutyo.
anyway nagira ngo twongere twibuke umuntu bita Murindahabi Irene yagize ibyago byinshi mwihanganishe mama we yitabye Imana nakomere hariya ni nyine Emile nakomeze kwihangana ntabwo biranyina n'ibyago rwose ndetse ngira ngo abantu bagiye bareba kuri social media kuri MI Empire hagiye hariho ibiganiro ajya agirana n'umubyeyi we mbere yuko yitaba Imana rero Imana imuhiruhuko ridashira ngira ngo Irene ntabwo nyine ntago arabyakira ariko nta kundi ni ukumwihangana urupfu ntirumenyerwa ariko niyo nzira ya muntu gusa watekereza ngo twe dusigaye iyo ubonye umuntu apfuye wakaba utekereza ngo uyu uko agiye hari n'inkuru runaka asize imusozi abantu bagiye kumubara ngewe ningenda nzasiga ihe nkuru ibyo nabyo twabyibaza okay Mireille none se hari akantu nta kandi kantu usigaranye waba utubwira kare ariko umuntu ngo bita Jihadi na Kasuku bameranya nabi nako umuntu bita Brian cyane urumva Kasuku yifasha ajya kuri Twitter kuri ruriya rubuga ngo rusigaye rwitwa ngo ni X wakabyara we X ajya hatuka Brian rero nawe ntanywera biri buriya ku munwa mukobwa ndamwemera Brian yamututse cyangwa yamwandikiye yamusubije cyane kandi mu kinyabupfura akada ari ahantu namwemeye ariko ibintu byo kwesurana ko bimaze iminsi dore nguwo buri kantu na ntuza na Kasuku biba bivuye kwa buri kantu besurana ubwo babigiye kwa Godfather urumva Godfather aba yesuranye na Kasuku nawe biba biturutse kwa Godfather na Kasuku ubwo Brian n'umuntu bita Jihadi babatatse bajeyo na buri kantu biba birakomereje none ubwo bikomereje kuri Brian na Kasuku ubwo ibyo biraza kurangira bite iyi nkuru ndayibuze ariko mu by'ukuri rwose Brian yari yamusubije neza cyane ariko Gasuku muri iyi minsi ari no kwiyenza ntawe atari kwendereza Gasuku iyo abonye mutari kumvikana nyine ahita kujyana mu bindi bintu bidafite aho bihuriye na showbiz nicyo kintu nyine abantu bari kumwe babibajeho Bruce Melody avuga ati kuba Gasuku nabaga yifashe rwose ntanzane muri ibyo bintu bye ntabwo yakwirirwa bimuzanamo kuko Bruce Melody afite icyo yagezeho Gasuku rero aravuga nuko ntacyo arageraho ubundi nyanibaza uriya no mu diaspora wirirwa nyine tu ari kudutesha umutwe akabaye kose akavuga n'akatabaye akavuga abona uko ahimba Gasuku reka tumwihorere ngira ngo dore yifashe arandika ngo uyu musenzi sha abambeshyabeshya yamaze kuntamo urusenzi rugira injuga za danje hagati aho rero ugira ushaka umugabo muzima ibi yamaze kubivuga yabivuze uyu munsi kambarebere reply ya reply inza kuri yose cyangwa ahubwo hari ibyo yari bamaranye igihe kinini batukana iyi ni y'uyu munsi hari n'iya nijoro ya nijoro nayibuze ariko umugereranya n'ababana aherutse kwitirira wa muntu watabarutse gusa nyine Gasuku yisubireho ari gutuma tutubaha aho akomoka itorero rye ari kwanduza ukundi muri iyi mihanda ntabwo byari bisanzwe ko abahamya bayigeramo abahamya ba Yehova se nonese Gasuku nawe uri kumubara mu bantu Gasuku akomoka mu bahamya si umuhamya ariko akomoka at least nareke gusebya umuryango akomokamo ibyo bintu rwose by'amadini
ibyo ngibyo ni ibintu byabo. Ahubwo hari inkuru nabonye ejo bundi yari gutrendinga. Urabona ko mu minsi yashize Diamond bari kuvuga ngo Zari urabizi kuko byari byavuzwe ko yatandukanye n'umusheri we bondi bari bamaze iminsi babana. Urumva hari video yasohotse ariko yasohokanye nyine ari gusohokana na ntuza na Diamond. Ari na muri iyo minsi Diamond nako wa mukobwa Zushu nawe yari yabwiye abantu kuko yatandukanye na Diamond. Mu gitaramo cya Zushu rero barangije baraje bariyunga. Niyo nkuri meze nawe hano bita muri East Africa. Uriya rukundo ubundi. Nose bira bintu wowe ubibara gute? Barabona n'abatwitse mwana. Urumva niyo baba ari abatwitse ariko n'urukundo rurimo kandi rwenda kuzura. Urumva Zushu yari afite igitaramo. Bagombaga gukora ikintu rero kiri bukangura abafana. Bakabwira abantu yuko batandukanye. Urumva? Noneho mu gitaramo niho biyungirije. Ese we yaje kumubwira. Nazo urumva ko atari agatwiko. Bira bintu ngiye ntago mba mbyemera. Ahubwo abantu bakane bari kuvuga ati murakomeza mukira n'imitima yacu mwebwe mutubeshya ngo mwatandukanye. Ngo ni prank. Kumbe ari prank mwakoze kugira ngo abantu ngo bakomeze. Ahubwo n'abantu barimo baravuga ati ushobora gusanga Zushu na Diamond ntago bakundana. Aho sungu abantu banyigishije ukuntu abantu bakora prank akagukora prank ewa. Nawe ushaka kuzagererwa ubeshya abantu. Ngiye ntago nababeshya. Nuzi prank no kubeshya. Hoye, ngiye ntago prank nayikorera abantu nayikorera wowe. Ndise kandi wankorera iki? Prank. Nkora prank gutese. Humura. Hai. Bya nta kuntu Zushu abalobodo agera. Ariko se ko Zushu se abalobodo wawe. Hari amafoto yasohotse ya Banaboy. Banaboy si umuzi. Mama we Ewan yabaye umunyamideli. Yambaye imyenda Ewan. Utamenya ukuntu imeze kabisa. Ngira ngo hakiza kubyara. Hakiza kubyara. Mukecuru we rwose Ewan yasohotse yambaye imyenda abantu baravuga bati ibi bintu ntabwo bibaho kabisa. Nyine yatunguye abantu iyo myenda. Mireille. D'accord. Ngira ngo twasezera abantu. Bakoze kudukurikirana iki gihe cyose tumaranye nabo. Turabibashimira kandi turabakunda cyane. Gukora kugira ngo dukore tubiterwa nuko baba baturebye. Bagende bajye muri comment bagende batubwira niba hari ikintu bashaka, niba hari inkuru ihari batwandikira kuri nimero batubwira. Kandi ngiye ndisabira abantu ngo bangire inama y'agaprank kagukoma neza ko sinifuza kuzagaragara kuri kamera uri amahoro, ndumva nifuza kuzayigaragaraho hewa. Ibyo bintu uko bazabyandika ndeba. Uravuze ngo bazayandika ureba uyisiba. Nzaba ndi kubona ibintu kabyaramwe mwandika mungiye inama y'iyo prank. Nzajya mpita nsoma comment ataranayisiba. Nta kibazo. Akose ujye ushaka kunkora ibyo bintu. Dusezera abanyarwanda. Turabakunda. Bagiye umunsi izageraho ejo. Bagiye umunsi mwiza. Tugiye kubagezaho ibintu byinshi kuri CB ahantu hose wisanga. Uzajya ubona ikintu cyawe. Niba ukunda filime tuzakuzanira amashort movie. Niba ukunda amakuru ya siporo tuzayaguha. Byose abastari tuzayiguha. Niba ukunda amakuru y'abastari tuzayaguha. Niba ukunda no kubyina nubikenera tuzaza tukubyinire. Niba bakenera ko tubyina bazabo ikirenzeho kandi n'ukuntu tubafitiye amashusho meza. Ushobora turanayeditinga. Twe ntabwo dufotora ngo tuguhereze kadi yo kweditingisha ahandi. Turagufotorera tukakweditingira tukaguha album. Ushobora kudutumira ufite ubukwe, ibirori runaka, cyangwa se ujye nko gukora nka live runaka. Turabyemeye. Cyangwa ushobora kuba ufite nk'ubukwe ushaka nko gukora ubukwe cyangwa se n'indi event ukavuga ati ndashaka ibintu byanjye ko biza kuba biri online, biri kugaragara online. Turabikora rwose kandi neza ku mashusho akeye cyane rwose, ndetse no ku giciro kidahenze cyane. Bakunze ba CB rero turabashimiye cyane, ndetse tukomeje no kubasaba mukomeze mukore subscribe, mukande share, ndetse munaduhereza ibitekerezo bimwe na bimwe, ndetse n'ikintu n'amakuru waba wabonye ushobora kutwandikira muri comment
cyangwa se ukandika kuri nimero runaka tukaba twagera. Ndetse ubaye ukeneye ko twagukoresha ikiganiro, hari nimero hariya ushobora kwandikaho tukaba twagukoresha ikiganiro, tukaba twagenda twiganirira ku bintu bimwe na bimwe. Murakoze cyane rero, ngaho mugire umunsi mwiza. utanzaza mbaririmbira. Okay. Ubutaha Mireille azaza agira gute? Mireille ntabwo njye bashobora kuntwikana ndaho. Mireille ngo ntabwo umuntu bita Joyeuse na Jackie ndetse n'umuntu bita nde Vava ntabwo bakubana umusitari uhari. Okay, ngaho rero reka tubateguze indirimbo ya Mireille azaza abakubita umuzigo umeze neza aryo ubwo sejo. Okay, umuzigo ushobora kubona ateguye ahubwo. akanya imirongo yawe. Sawa, ngaho rero mugire umunsi mwiza. Bye.